Justin, umusore wihariye kandi utangaje. Uyu musore rero ni mwiza cyane, gusa nyine ntabwo rwose ajya agendana n'abandi basore. Yicaye wenyine rero ari gutekereza, ari kwivugana rwose ati cyakoze ndatangaje byo, ukuntu mu buzima bwanjye ntigeze ngira inshuti z'abasore, kubera rwose abakobwa batatu turi inshuti. Bariya bakobwa ni ubuzima bwanjye, namenyereye kubaho nkabo kandi rwose namenyereye gukunda ibyo bakunda. Ntabwo niyizi ndi kureba nka futuboro, buri gihe cyose mba ndi kumwe nabo nyine mu bibashimisha, nanjye nibyo binshimisha. Biratangaje rwose kubona umusore nkanjye agendana n'abakobwa, gusa nanone byanyigishije rwose isomo kandi rikomeye. Byatumye menya imitekerereze y'abakobwa, menya ibyo bakunda, menya ibibashimisha, menya ibyo banga, kandi menya n'abasore bakunda uko baba bameze. Byatumye rwose nsobanukirwa ngo umukobwa ni muntu ki. Iyumvire rero iyi nkuru ya Justin ndetse n'inshuti ze. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, banza ukore subscribe maze dukomeze. Justin rero aba akiri gutekereza ibi ngibi, maze ba bakobwa batatu b'inshuti ze bagahita binjira bamuririmbira joyeuse anniversaire. Aba bakobwa rero aba ari Oba, Mado ndetse na Aisa. Bahita rero bakomeza bamuririmbira, maze agahita akanura neza akabareba, ahita atangira guseka. Baba bari kumuririmbira bati isabukuru nziza inshuti yacu, rwose turahari ku bwawe. Ahita yishima rero ko rwose aba bakobwa baba baje kumutungura. Bahita bavuga rero bati tugomba nyine kugutosa tukagusukaho champagne. Arahaguruka maze agatangira kwiruka, bakamwirukankana muri salo yose bazenguruka, ariko rwose bagenda bamumenaho champagne nyine nk'uko baba babivuze. Bahita bamubwira bati kandi ugomba no kutubyinira. Justin ati mbabyinira kandi ari isabukuru yanjye? Nabo bati wibuke neza amategeko ya gurupe yacu, niba babiri muri twe bemeje ikintu kigomba gukorwa uko byagenda kose. Noneho rero ubu twacyemeje turi batatu, ugomba kutubyinira. Ahita rero ajya imbere kuko agatangira kubabyinira. Aba bakobwa ndetse n'uyu musore baba ari inshuti nyine z'akadasohoka, baba bahorana kandi rwose ibintu byose baba babyumva kimwe. Ikirori rero kirakomeza, maze Justin akishimira uburyo bwose aba bakobwa baba bamwitayeho. Baramubwira bati rero turi inshuti zawe z'akadasohoka, ntabwo twagombaga kwibagirwa ko uyu munsi rwose ari isabukuru yawe. Baraserebura rero maze bakajya kuryama. Ntabwo rwose biba ari ibintu bitangaje kuba aba bose uko ari bane baryama mu buriri bumwe. Uyu musore rero araryama, maze mbere yuko asinzira akabanza akongera nanone akaturakonta nyine histoire yabo bose. Ati ubundi Mado rwose we niwe musazi muri twebwe cyane. Uyu rero Mado afite umusore nyine bakundana w'umusitari kandi uzwi, nyamara Mado kubera ukuntu ari umusazi, ibintu byose tuba twakoze by'ubusazi nyine turi kwishimisha byose abishyira ku mbuga nkoranyambaga ye. Kandi rwose ntabwo sheri wabikunda habe na gatoya. Ikindi kandi Oba rero we aba afite abasore benshi cyane rwose, ariko guhitamo byaramunaniye. Naho jyewe rwose nguma nyine meze nk'aho ari ndi papa wabo, ninjye ngomba kubashyira ku murongo buri gihe. Amakosa bakoze ninjye nsubira inyuma nyine nkayakosora. Gusa rwose nishimira kuba mba ndi kumwe n'aba bakobwa, kubera ko tugirana ibihe byiza kandi bishoboka. Umunsi wakurikiye rero baba bicaye bose muri salo uko ari bane bari gutera story. Bahita rero bumva umuntu akomanze, maze ahise ati hari umuntu ukomanze. Mado rero ahita ahaguruka maze akajya gufungura. Arafungura agahita asanga ni wa musheri we nyine w'umusitari uje kumureba.
gusa baba bamaze nyine iminsi mikeya bashwanye. Uyu musore rero ahita abwira Mado ati Mado rwose ndagukunda cyane, ntabwo rero nifuza kugutakaza. Mado ati ahubwo se nibaza ikintu kikuzanye aha, kubera ko warangije kuntakaza byararangiye rwose, ubuzima ushaka ko mbamo ntabwo nabushobora, gute umbuza rwose gukunda ibyo nkunda ugashaka ko mbaho mu buzima wowe ushaka, ntabwo byashoboka, igendere, njye nawe ntabwo twashobokana. Ahita rero akubitaho urugi maze agahita asubira mu nzu. Ababa basigaye mu nzu rero ubwo ni Aisa ndetse na Oba na Justin, baba bumvise rwose ko Mado ari gutongana na wa musore w'inshuti ye. Ahita rero azamuka yihuta agahita ajya mu cyumba, maze Aisa agahita abwira Justin ati wabyumvise ko rwose hari ibitagenda, wumvise yuko Mado ndetse na sheri we bafitanye ikibazo gikomeye. Oba rero ahita abwira Justin ati haguruka uracyicaye aha, genda rwose ukemure kiriya kibazo, genda uvugane n'uriya musore maze rwose wumve aho ikibazo kiri. Justin rero ahita ahaguruka maze agakurikira uyu musore nyine w'umusitari w'umusheri wa Mado. Baragenda rero bakicara mu modoka, maze uyu musore akabaza Justin ati ariko ubundi iby'uriya mukobwa buriya bimeze bite? Ati rwose kuva mu cyumweru cyashize yava mu rugo iwanjye ntabwo yongeye kumvugisha, kandi ndamukunda ntabwo nshaka kumutakaza, ariko nanone imyitwarire ye nayo irambangamiye cyane. Justin rero ahita abwira uyu musore ati rega urebye ubundi ahanini amakosa ni ayawe, igihe cyose mumaze mukundana aba yumva nta gitekerezo cyo gukora ubukwe ufite, aba atekereza ko rero uri uwo kumutesha umwanya ndetse no kumutera igihe, niyo mpamvu rwose ari no gushaka kubivamo. Ariko nanone wakabaye rwose ushyiramo imbaraga maze ukamubwira nyine imishinga y'ahazaza ifatika, niba ko kumukunda kandi ukaba wumva udakeneye kumutakaza. Uyu musore ati ndamukunda cyane cyane rwose kuko nibyo byose mba mbitekereza, ariko nanone ikintu kimbangamiye kuri Mado ni kimwe gusa, urabona nyine ndi umusitari kandi mba nifuza ko ubuzima bwanjye buba ibanga butajya hanze. Nyamara Mado we rwose ikintu cyose akoze ahita agipostinga ku mbuga ze nkoranyambaga. Nkeka ko rwose niyo yaba amagambo tuvuganye nayo yayapostinga. Mba numva rero atari uwo mugore nshaka, ntabwo nshaka nyine umugore ubuzima bwe n'ubwanjye bwose buzaba buri hanze, kuko burya umugore wawe aba ari we wowe. Nifuza rwose ko ubuzima bwacu buzaba ari ibanga, ariko rero Mado ntabwo rwose abyumva. Justin rero ahita abwira uyu musore ati humura rwose, niba umukunda cyane kandi ukaba umufitiye imigambi myiza, ndaza kumuvugisha rwose, ndaza kubwira kopine wanjye uko agomba kukwitwaraho. Uyu musore ahita areba Justin ati kopine wawe? Justin ati ntabwo ari ibyo utekereje, bari abakobwa bose ni inshuti zanjye kandi bisanzwe. Uyu musore rero abaza Justin ati ariko hari ikintu mpora nibaza, buri gihe cyose iyo ndi kumwe na Mado aba akuvuga, ntabwo hashira isegonda atakuvuze. Nibaza rero ukuntu waba rwose uhorana na bari abakobwa batatu beza kuri ab'ibyuki maze ukaba utaryamana nabo. Justin ahita aseka ati hoya, bari abakobwa turi inshuti zisanzwe ku buryo rwose bameze nka bashiki banjye, nta nubwo ibyo bintu nabitekereza, nta n'uwo nagirira irari rwose, turi nyine inshuti zisanzwe kandi turamenyeranye cyane, nifata nk'aho ndi umwe muri bo kandi nabo rwose bifata nk'aho ari bagenzi banjye. Uyu musore rero ahita aseka ati cyakoze umubano wanyu rwose uratangaje. Justin rero abwira uyu musore ko agiye rwose kumufasha kugira ngo babashe guhuza na Mado, ariko nanone akabwira uyu musore ko akwiye kubwira ibintu Mado biri seriye kugira ngo Mado rwose yumve atekanye, yumve ko uyu musore kandi amufitiye imishinga myiza mu hazaza. Mado rero we nk'uko rwose bakabivuze aba yahise yigira mu cyumba akajya kuri telefone ye, n'ubundi nyine agatangira gupostinga amagambo nyine y'akababaro kandi arebana na sheri we.
Opa rero aramukomangira kugira ngo rwose ajye kumuganiriza yumve ko rwose uyu mukobwa yatuza kuko aba abyumva ko yarakaye. Mado uba uryamye no ku gitanda ari kurira ahita abwira Oba ati nta muntu n'umwe nshaka, genda rwose sinkeneye kugira umuntu n'umwe mvugisha, njyewe rwose uriya musore yarambabaje, urabona ngo anteshe igihe cyanjye nyamara rwose nta gahunda afite, ibi bintu ndabirambiwe. Justin rero agaruka mu nzu maze agasanga ba bakobwa babiri baramutegereje, ubwo ni Oba ndetse na Aisa. Bahita bamubaza bati none se muvuganye iki n'uriya mutipe, inshuti yacu rwose tugomba kuyifasha kubera ko rwose nicyo twiyemeje gufashanya hagati yacu, maze tukajya tureba ibitagenda tukabikosora kuri buri wese. Justin rero ahita ababwira ati reka tujye kumureba maze rwose tumubwire icyo gukora, gusa byanze bikunze agomba gusubirana na sheri we, ni nk'itegeko kuko amakosa yose ni aye. Bahita basubira rero gukomanga maze akabafungurira, bamusanga mu cyumba bakamubaza bati kubera icyo uri kurira? Ati hoya ntabwo rwose ndi kurira. Bahita bamubaza bati none se aho mu maso umaze kuhakaraba? Ahita aceceka maze akabura icyo avuga. Oba rero ahita amubwira ati twafashe rero icyemezo cy'uko rwose ugomba gusubirana na sheri wawe. Mado ati hoya ntabwo mbishaka, ntabwo nshaka gusubirana n'uriya musore untesha igihe. Ahise ati kandi twabyemeje nyine turi batatu, wibuke ko rwose twavuze ko ikintu babiri bazajya bemeza muri twe kigomba guhita gikorwa, ubwo nyine byabaye itegeko. Justin rero ahita abwira Mado ati rero Mado ngiye kukugira inama kandi rwose iyi nama uyiteho, ugomba gusubirana na sheri wawe kubera ko rwose aragukunda. Mado ati ariko ntabwo akeneye ko dukora ubukwe kandi tumaranye igihe kinini. Justin ati ibyo nibyo wibeshya, arabishaka cyane rwose, ahubwo dore ikintu kimubangamiye ni kimwe, yakubwiye yuko utagomba kujya uhora upostinga ubuzima bwawe bwite, nyamara rwose ntabwo wigeze umwumvira. Yarakubwiye ati gabanya maze ujye upostinga ibintu nyine biri ngombwa gusa, ariko ntabwo rwose ubikora. Rero ahangayikishijwe n'ukuntu wita ku mbuga nkoranyambaga zawe n'uko ugaragara kurusha uko wita kuri famiye yawe. Afite ubwoba rero bw'abana mwazabyara ko rwose ushobora kuzajya ubaburira umwanya wo kubitaho, maze ukigumira ku mbuga nkoranyambaga wivuganira n'inshuti zawe ndetse upostinga ibyiza byawe, nyamara ntiwibuke ko ufite abandi bantu bo kwitaho. Arifuza ko rwose wahinduka maze mukabana kuko aragukunda kandi cyane. Mado rero uba wacecetse rwose yatangiye kumva ko rwose ari umunyamakosa. Justin ahita amubwira ati rero ugomba gusubira kubana na sheri wawe, genda umarane ukwezi rwose na Beni, maze naba ataraguporopoza ubwo rwose tuzahita tumenya yuko uriya musore nawe ari indangare. Mado ati ariko ko numva rwose ntashaka gusubirayo, bose bavugira rimwe rero ko ari batatu batugomba gusubirayo kandi twabyemeje twese. Ahita ababwira ati rero mwibuke ko jyewe ndi umwavoka, mwibuka ko rwose nize amategeko, ninsubirayo ukwezi kumwe maze Beni ntamporopoze mwese muzambona munyitegure. Justin rero ahita amubwira ati gusa akandi kantu, ugomba kubanza ugasiba ziriya poste zawe zose ziri kuri IG. Mado ati ibyo byo rwose ntubimbwire, uba urumva koko nabasha gutakaza abafollowers banjye bose? Justin ati nuko bimeze, niba ukunda umukunzi wawe kandi ukaba wifuza ko nawe agukunda, mugomba nyine kumvikana kandi ukagira ibintu bimwe na bimwe wigomwa kugira ngo rwose muhuze. Baba bakibereye mu biganiro rero, maze Oba we akabona mesaje ebyiri z'abasore batandukanye, bose bari kumubwira ko bari imbere y'umuryango baje kumureba. Aba basore rero baba baganira, maze umwe akabaza undi ati wowe se kandi utuye hano? Ati hoya nje kureba sheri wawe wanjye. Undi ati sheri wawe se ni inshuti imwe mu nshuti za Oba? Undi ati hoya isheri wanjye ni Oba.
undi nawe ati none se ko nanjye ari sheri wanjye. Batangira rero gutonganira inyuma y'umuryango, maze Oba akagenda akarunguruka gakeya agahita abona bari gushwana, ahita yisubirira mu nzu rero maze akabwira Justin ati mbabarira rwose umfashe, genda ubabwire ko ntahari maze bose ubirukane. Bari abasore nta n'umwe nkunda muri bo, ariko sinzi impamvu batajya bamva inyuma, bahora banyiruka inyuma rwose. Hahita hasohoka rero Aisa, umukobwa rwose nawe uba ushakeje, aragenda agafungura maze agahita abwira aba basore ati Oba arambwiye ngo mbabwire mwese yuko rwose adahari, ngo nimugende ngo nta mwanya afite wo kubitaba. Ati ubwo rero nimutuvire imbere y'umuryango mugende kandi muzagaruke ari uko mwamaze kumuvugisha. Ahita yongera kandi agakubitiraho urugi maze agasubira mu nzu. Bahita rero n'ubundi ikiganiro bagihindurira kuri Oba, maze Justin ati ariko Oba we kubera iki udahitamo umusore umwe mu basore bose bagutereta? Uzi ko ubanza ufite abasore bane bose, kubera iki nta n'umwe ujya uhitamo? Oba ati nimundeke, ibyanjye byo rwose noneho ni urundi rwego, bari abasore bose ubona nta n'umwe rwose nkunda, nta n'umwe nishimira. Uwo nkunda ntabwo ajya bimbwira, nta nubwo rwose aba anyitayeho, ntajya abimenya ko mukunda. Ubwo rero mu by'ukuri Oba we rwose aba yikundira Justin, aba amukunda cyane, ariko nanone kubera ko gurupe yabo nyine iba itarimo ibyo bintu by'inkundo, aba avuga ati ninkunda Justin kandi nkabimubwira, gurupe yacu izahita isenyuka. Araceceka rero maze rwose akanga kubivuga, kubera ko nyine baba barananiyemeje ko bo hagati yabo nyine nta gukundana kurimo, baba bisanzuranaho baziranye bihagije, ariko nta byo kuba bakunda uyu musore nyine baba bari kumwe muri gurupe. Nyamara Oba we rwose aba akunda Justin kandi cyane cyane, ku buryo aba yananiwe kugira undi musore n'umwe akunda. Justin rero ahita amubaza ati nibyo se koko umusore ukunda ntabwo akubwira ko agukunda? None se nyine niba atakubwira ko agukunda wamuretse ukikundira ugukunda, ko n'ubundi uwo ukunda bakunda abandi? Oba ati hoya, nzamutegereza rwose kugeza igihe azamenyera ko mukunda maze nawe akabimbwira. Bahita rero batangira kumuseka bakabigira ikiganiro, bati ni akazi kawe rwose, uraje uzategereze maze urinde usaza utabonye umusheri kandi ufite abagutereta. Aisa kandi ahita abwira iyi gurupe ye ati ahubwo nari nibagiye kubabwira, burya ba basore nyine bose bari bamuzaniye impano, nabanje ndazifata, murabizi ko nanjye rwose ntari kureka izi mpano bazisubiranayo. Bahita rero batangira kurebamo maze ugasanga bari babazaniye amashokora, amawayini n'ibindi nyine biba birimo bitandukanye, bahita batangira kubyigabanira. Oba rero araseka ukuntu rwose uyu mukobwa aba yanze ko basubiranayo ibyo bazanye, bahita batangira nyine bakabiteramo n'ubundi story. Baba bakiri muri ibyo rero telefone ya Aisa ikaba irasonnye. Aisa ahita yitaba maze agasanga ni umusore nyine bakundana, ahita amubwira ati sheri, imodoka yawe rero yagize ikibazo, nayigongesheje, none rwose ubu tuvugana ndi kuri polisi kandi n'imodoka bayifashe. Aisa ati ntumbwire ibyo bintu rwose, imodoka yanjye nshyashya nari nkigura wayigongesheje none banayifashe kuri polisi? Nk'uko rero baba babibwiye rwose Mado yemera nyine gusubira kwa Beni. Beni ni wa musheri we nyine w'umusitari. Mado rero aritegura maze akazinga ibintu nyine akabishyira mu mavarize, ahamagara rero wa musore maze akamubwira ko rwose yiteguye ko basubirana. Uyu musore arishima cyane, maze kandi Mado akamubwira ko rwose agiye guhinduka, ndetse yatangiriye no gusiba amaposite amwe n'amwe rwose uyu musore atari yishimiye. Beni rero arishima cyane kubera ko rwose abakunda Mado. Beni ahita amubwira ati ngaho rero pakinga, ndaje rwose ngutware mukunzi, ntabwo wakwizana. Ahita rero agenda akajya nyine kwa Mado, bahita bahura bari gukurura amavarize basohoka.
Ben ahita ava mu modoka yihuta maze akagenda agaterura aya mavalize yose ayashyira mu modoka nyine. Ahobera rero Mado akamubwira ati mukunzi, wafashe icyemezo cyiza kuko ndagukunda cyane kandi kariya niko kantu konyine kambangamiraga kuri wowe, ubundi ngukunda wese. Mado rero ahita aseka akamubwira ati nanjye ndagukunda, nuko rwose ibintu biba byanyivangavangiyeho. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'ijoro. Justin ajya mu gikoni maze agafata wayini agatangira kunywa. Oba rero amusangayo maze akamubaza ati kuki utasinziriye, kubera iki rwose ndi kubona umeze nk'umuntu ufite ikibazo? Justin ati n'ubundi ndagifite. Ati rwose mpangayikiye Aisa cyane, uriya umusore w'inshuti ye ni umwesikoro, aba ari kumubeshya, ibintu byose amubwira aba amubeshya, aba ashaka kumurya amafaranga, ashaka rwose kuzamumaraho imitungo yose. Nyamara Aisa ntabwo abibona, akunda uriya musore ku buryo amukunda rwose nk'aho atareba. Oba rero ahita abwira Justin ati nanjye ni uko rwose mpangayikiye Aisa cyane, sinzi impamvu atabona rwose iby'uriya musore. Justin ariko ahita abwira Oba ati ariko nawe ndaguhangayikiye, nibaza impamvu ufite abasore benshi ariko ukaba nta mukunzi ugira, guhitamo byaranze. Oba ati rero ngewe rwose ibyanjye bireke, nta n'umwe nkunda muri bariya narabikubwiye. Oba rero ati rwose njyewe ndifuza umusore unkunda bya nyabyo, unzi wese, umusore rwose duhuza muri byose. Ikibazo nyine uwo musore nkunda we rwose ntabwo tubyumva kimwe, amfata nk'aho ndi inshuti isanzwe kandi njye ndamukunda cyane, mba mbona rwose ariwe twahuza. Justin ahita aseka ati nyamara rwose ndi kubona uri guca umugani ku manywa, kandi va muri izo ndoto zawe uve mu migani. Kunda nyine abo ureba, reka gukunda umuntu uri mu ntekerezo zawe gusa udahari. Oba ati nyamara rwose nintabona uyu musore nkunda ntabwo bizashoboka. Uyu musore ndamukunda cyane kuko muzi wese, muzi yisanzuye. Gusa nyine Justin ntabwo aba ari kumenya yuko Oba ari we ari kuvuga, nta nubwo rwose aba yabitekereza habe na gatoya. Gusa hari igihe n'ubundi na Justin nawe yigeze kwiyumvamo nyine Oba, ariko Oba ahita amubwira ati ibi bintu ntabwo byashoboka, twebwe turi nk'abavandimwe, ntabwo rero ibyo gukundana byemewe nyine muri gurupe yacu. Icyo gihe ariko Justin yahise nyine yiyakira, ibyo bintu rwose aranabireka. Niyo mpamvu rero iyo Oba ari kumubwira uwo musore wundi akunda adashobora kwitekereza, kuko nawe yigeze gukunda Oba kandi Oba akamuhakanira, ntabwo rwose aba atekereza ko ari we yaba ari kuvuga, ahubwo aba yibaza uwo musore nyine w'umunyamahirwe Oba yakunze, nyamara uwo musore akaba rwose atabibona. Oba rero abwira Justin ati gusa rwose ndagukeneye hafi yanjye nk'inshuti yanjye kugira ngo ujye ungira inama y'icyo gukora. Justin ahita amubwira ati hoya ntabwo ukeneye inama zanjye, ahubwo ukeneye kumva rwose icyo umutima wawe ukubwira nicyo wakagombye gukora. Justin rero ahita abwira Oba ati rwose Oba, gerageza nyine urebe nyine mu bantu bose, urebe rwose ukunda kurusha abandi, maze urebe ko rwose ari we mwakomezanya. Oba ati hoya ntabwo rwose ibyo byo bindimo. Oba rero ahita abaza Justin ati ariko cya gitabo naguhaye washoboje kugisoma? Kiba ari igitabo nyine n'ubundi cy'inkuru y'urukundo. Oba nyine abashakira ibitabo Justin birimo inkuru rwose isa neza neza n'iya Oba nyine na Justin, nubwo Justin nta makuru aba abifiteho. Justin ahita amubwira ati ntabwo ndagisoza, ati gusa nimugoroba ndaza rwose kugisoza. Oba ati usoma buhoro cyane, ariko ubwo uri bugisoze nimugoroba ndaza kuza kugifata. Justin ati ntabwo ari ngombwa ko wigora ndakikuzanira.
Oba ati hoya ahubwo nawe ntiwigore ndaza kuza rwose maze ngifate. Justin aramubwira ati nta kibazo ubwo rwose uze kuza, ntubizi se kuba wisanga. Ku mugoroba rero kandi Ahisa aba yihagarariye kuri bariko ari gufata akayaga, ajya kubona akabona nyine wa musheri we aje kumureba. Ahisa ahita atangira akimyoza maze agahita ashaka kwinjirira mu nzu. Uyu musore rero ahita yiruka cyane maze agahita amufata atarinjira mu nzu, ati rwose sheri mbabarira untege amatwi unyumve. Ahisa ati ndashaka imodoka yanjye, imodoka yanjye iri hehe? Ni gute uri indangare ku buryo rwose imodoka yanjye yarinze ijya kuri polisi? Uyu musore ahita amubwira ati rero ntabwo ari uburangare, ahubwo nari ndi mu muhanda ntwaye maze rwose mbona ngiye kugongana n'igikamyo, ubwo rero nahise nkatisha imodoka maze igonga borudire. Kubera ko rero nyine nari nataye umuhanda urumva ni njye rwose nari ndi mu makosa, polisi rero yafashe iyi modoka maze irayitwara. Bambwiye ko rero bakeneye ibyangombwa nyine by'imodoka bitari amafotokopi bya originale, kandi nanone bambwira ko bakeneye n'ibihumbi 50 by'amande kugira ngo bayirekure. Ahise ati ibihumbi 50 genda nyine ubishake, njyewe ndaguha ibyangombwa gusa ariko nawe ugende ayo mafaranga uyashake. Uyu musore ati ntayo nabona. Ahise rero agenda akamuha ibyangombwa nyine bya originale by'iyi modoka, maze uyu musore agahita amubaza ati none se ya mafaranga yari he? Ahise rero nayo ahita ayafata akayamuha ati ngahakira ariko mva imbere rwose ugaruke uzaniye imodoka. Uyu musore ati sheri ntabwo se ubona ko bwije, ihangane bwije nzajya kuyizana ejo mu gitondo. Ahise ati nta kibazo ngaho rwose rara ariko mu gitondo uzinduke ujye kunzanira imodoka. Nyamara rwose uno musore imodoka ahubwo aba yarangije kuyigurisha, aba ari gushaka ibyangombwa byayo nyine kugira ngo ajye kubiha uwo bayiguze, kubera ko rwose aba ari umutubuzi, byo ntabwo aba akunda Ahisa habe na gato, aba akunda amafaranga ye, aba ashaka kuzamurya ibyo byose mpaka bimaze. Nyamara Ahisa aba amukunda nkaho rwose wagira ngo hari ikindi kintu yamuhaye. Oba rero ajya kureba Justin maze agasanga cya gitabo yarangije kugisoma. Justin ahita abwira Oba ati cyakoze noneho ubu nibwo namenya rwose ubusobanuro bw'ukuntu wakundaga kiriya gitabo cyane, warabimbwiraga simbyumve ariko kuva namara kugisoma numiwe, mbega urukundo ruri muri kiriya gitabo. Uzi ko neza uriya mukobwa atabaho, yaremeye rwose baramusebya, yemeye guca mu bikomeye kugira ngo rwose akomeze agere ku rukundo rwe. Opa rero ahita abwira Justin ati yego niyo mpamvu nanjye kiriya gitabo nagikunze rwose, uriya mukobwa ni igitangaza, yakunze umusore maze yihanganira byose kubera urukundo. Justin ahita abwira Oba ati ntakubeshye iki gitabo cyawe nanjye gitumye nifuza umukunzi, gusa ndifuza nyine umukobwa wankunda nk'urukundo ruri muri iki gitabo, akihanganira byose, akihanganira rwose guseba, akihanganira ibintu byose byamubaho kubera urukundo ankunda. Uyu mukobwa rwose ndamutse mubonye ntakubeshye noneho nahita njya mu rukundo. Oba ati rero uwo muntu uramufite, ahubwo wowe icyo usabwa ni ugufungura amaso maze rwose ukamureba ukamumenya. Justin ahita aseka ati nawe rwose wikwikinira, nta muntu mfite rwose ukunda habe n'umwe. Oba rero na Justin baba bakiri muri ibi biganiro, maze telefone ya Justin igahita isona, ni Mado umuhamagaye. Justin ahita yitaba maze Mado agahita amubwira ati ndagushimiye cyane rwose Justin kuba wongeye kumpuza n'umusheri wanjye, ubu njye na Ben turishimye cyane, tumeze nk'abari mu kwezi kwa buki, urukundo ruraryoshye, sinzi rwose icyo nari gukora iyo utahaba, gusa nyine uri marayika murinzi wanjye, ntabwo nifuza ikintu kizadutandukanya, sinifuza kuzigera nkubura na rimwe mu buzima, sinifuza kandi ikintu kizajya hagati yacu rwose,
ntekereza ko muri groupe yacu yose nta muntu n'umwe wifuza kuzakubura mu buzima bwe, ndagukunda cyane rwose uri marayika murinzi wanjye. Justin rero ubwo aba yasetse maze abwira Mado ati hoya rwose mukobwa mwiza, nawe nyine ukwiye ibyiza kandi ndabikwifuriza. Mado rero ahita abwira Justin ati gusa ukwezi nigushira uyu musore ataramporopoza, ati uretse uwo mutwe wawe nzaza maze nkuhinahine. Bahita baseka bose maze Mado agahita yumva Oba nawe ari gusekera muri telefone ati Oba nawe wagiye se kureba marayika murinzi? Oba ati cyane, ati rwose turakwifuriza ibyiza, wowe na Ben turabifuriza ko urukundo rwanyu rwakomera kurushaho. Bahita rero bakomeza kuganira maze Mado akabasezera ati ngaho mugire ibihe byiza, gusa nyine ndabakunda cyane. Ubwo rero asezera Justin maze Justin akamuherekeza, bagera hanze bagasanga imvura iri kugwa kandi nyinshi. Justin rero ahita abwira Oba ati iyi mvura ni nyinshi cyane kandi irimo n'urubura, ntabwo rero ukwiye kwitahamo. Oba ahita yishima maze agahita avuga ati wawu mbega byiza. Justin aramureba maze Oba agahita yigarura ati ntabwo nishimiye nyine ko ngiye kurara, ariko rwose iyi mvura ari nyinshi ntabwo nayigendamo. Justin ahita amubwira ati dusubire mu nzu urare nyine uzataha ejo. Oba ati nishimiye gukomeza kwiganirira na marayika murinzi nyine, kubera ko nishimira rwose kuganira nawe. Justin ati nanjye nuko, urumva ko nyine uyu munsi mfite umuntu turi burare tuganira. Oba na Justin rero bagera mu nzu maze bagatangira kuganira. Justin akomeza abaza Oba ati ariko ubundi mbwiza ukuri, ubundi ni izihe karite mu by'ukuri ukunda ku musore uba wumva nyine mwakora ubukwe? Oba ati rero icya mbere ndashaka rwose umusore unyumva nanjye nkamwumva, duhuza muri byose, umusore kandi unyizera, umusore unzi wese unsobanukiwe uzi ibyo nkunda n'ibyo nanga, ariko nanone nyine n'ubwiza bw'inyuma nabwo ndabukeneye. Justin ahita amubwira ati yego byose rwose umuntu aba abikeneye, ikindi kandi uba ukeneye nyine wa muntu nyine ukumva muri byose, ariko nanone uba unakeneye n'umuntu wishimira mu buryo bwose, bwaba mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'imitekerereze. Ibyo byose biba bikenewe mu rukundo. Oba rero ahita abwira Justin ati mbese ubundi keretse rwose ari nk'umusore umeze nkawe, kubera ko uranyumva turahuza muri byose. Justin ahita aseka ati nyine nanjye niyo mpamvu ni inshuti yawe, ni uko duhuza ibintu byose. Oba rero ahita abwira Justin ati ariko wareka nkakubaza, ubundi nta kintu rwose wumva wifuza kumbwira ariko utarambwira? Justin ati nta na kimwe, ibintu byose nifuzaga kukubwira byose nabikubwiye, ahubwo mfite ibitotsi ndumva nshaka gusinzira. Avuga ibyo rero maze Oba agahita rwose yijima, ahari aba azi ko iri joro uyu musore agiye kumubwira ko amukunda, kuko rwose baba bari nabo bonyine mu nzu. Ariko ntabwo ariko bigenda, kubera ko Justin ahita yisinzirira mu ntebe nyine. Oba rero abona Justin asinziriye maze nawe agahita asinzirira mu ntebe. Oba akangurwa no kumva ukuntu Justin aba ari kugona cyane rwose asakuza, aramukangura ati Justin kanguka rwose uri kugona. Justin ati niba nkubangamiye nyine genda uryame mu cyumba, njyewe ndaguma hano muri salo nta kibazo. Oba ati ntabwo nakwijyana mu cyumba nyine kereka nuza tukajyana. Justin ati reka nisinzirire ndananiwe. Oba rero nawe ahita aryama nyine aha mu ntebe ati reka ubwo nihanganire nyine ukuntu uri kunsakuriza ugona, maze nawe agasinzirira mu ntebe nyine bukarinda bucya. Kwa Aisa aho rero wa musore nyine w'umwesikoro aba ari kwihamagarira abo bagomba kugura imodoka, ati ibyangombwa by'imodoka ndabifite, ati mu kanya rwose ndaza kukureba. Aisa rero ahita yinjira mu cyumba uyu musore aba arimo maze akamubaza ati
ntabwo urajya kunzanira imodoka? Uyu musore ati ndaje rwose njye kuyizana, ahubwo ndumva nshaka rwose kugenda mfashe n'amafunguro. Ahise ati amafunguro se urumva ari nde wayategura? Njyewe nyine ngomba kujya ku rukiko kubera ko mfite urubanza, ubwo rero rwose nta mwanya mfite. Uyu musore ahita amubwira ati nta kibazo rero reka nze mbanze nkogereza ibyombo maze ngutunganyirize hano n'ayo mafunguro nyine ndayitegurira. Ahise kandi ahita abwira uyu musore ati niba ubona ibi bintu bigoye mbwira njyewe mbyigiremo kuko n'ubundi ndi umwavokate biroroshye rero ko njyewe rwose byahita byihuta. Uyu musore ati hoya nta kigoye kirimo nanjye ndabikemura. Aba atangiye kwikanga nyine ko uyu mukobwa abihagurukiye yahita amenya ko rwose ya modoka nta n'iri kuri polisi itigeze inahagera. Hashira rero umwanya muto maze Mado agahita aza kureba Ayisa, abakinjira maze agahita abona uyu musore ari muri salo. Mado rero yinjira yarakaye agahita asanga Ayisa mu cyumba, atari ku bundi nkwibarize uyu musore arakora iki hano? Nyuma yo kukwangiriza imodoka aracyaza no mu rugo rwawe kukureba? Ayisa ati yari aje gufata amafaranga n'ibyangombwa by'imodoka. Mado ati ngo iki? Yari aje gufata amafaranga yo kujya gukura imodoka kuri polisi? Kubera iki se amafaranga atayatanze ayakuye mu mufuka we? Nizere ko rwose utayamuhaye. Ayisa ati narayamuhaye kubera ko nyine njye nawe turabizi ko uriya musore nta mafaranga agira. Mado ati none se ubundi niba nta mafaranga agira wowe nawe mupanga iki? Akora iki mu buzima bwawe? Ayisa ati uriya musore rero rwose si ukuvuga yuko ari we wenyine untereta, ntabwo nabuze abandi bantereta baranantereta nkabyanga, ariko wagira ngo rwose sinzi icyo yampaye. Uriya musore nyine azi ukuntu antwara ku buryo angusha neza ibibazo byose ngahita mbyibagirwa. Ikindi kandi mu rukundo buriya azi gutanga akaya cyane ku buryo kumwikuraho utabishobora. Mado rero ahita arakara ati nyamara nta bwenge ugira, ni ubwa mbere rwose nabonye umwavokate udafite ubwenge. Ahita yigendera maze agasubira muri salo agasiga nyine Ayisa ari kwambara. Iyi gurupe yose ya Ayisa nta n'umwe uba umushyigikiye gukundana n'uyu musore kuko bose baba baramubonye mu bwesikoro, kandi kuko biba ari byo. Ayisa wenyine niwe utabona rwose ikibazo aho kiri. Ayisa rero ava ku kazi maze agatangira guhamagara wa musheri we. Aramuhamagara ariko rwose ntiyitabe telefone, arakomeza kumuhamagara ariko ntayifate. Burira rero bugacya wa musore ataragaruka kandi nanone ataranitaba Ayisa. Hashira rero iminsi 5 yose ataramenya rwose amakuru. Abwira rero bagenzi bati nyamara rwose uyu musore sinzi uko byagenze, ndamuhamagara kugira ngo anzanire imodoka ariko ntabwo anyitaba. Aba bakobwa rero bahita bamubwira bati nyamara rwose ukeneye kujya gutanga ikirego ukavuga ko imodoka yawe yabuze kandi yibwe. Ayisa ahita ababwira ati yego rwose ndabyumva nibyo, ariko nkeneye kubanza kumva igitekerezo cya Justin. Mado rero ahita avuga ati yego ndabizi rwose Justin araguha igitekerezo kizima. Ati nyamara rwose turi abanyamahirwe ko twaragize uyu musore mu buzima bwacu. Ubonye n'abasore bose iyo baba bameze nka Justin tuba twibereye rwose muri paradizo, ubundi kuki abasore bose badutereta batameze nk'uyu nguyu? Baba bari kuvuga ibyo maze Oba we rwose umutima uhita utangira gutera cyane, ari gutekereza ukuntu akunda uyu musore. Aba ari kuvuga ati nyamara nararangaye rwose igihe yambwiraga ko ankunda mba narafatiyeho. Tekereza nk'ubu rwose mbyutse ngasanga Justin afite umukunzi, ntabwo nabyibabarira. Baba bakiri kuganira bakumva umuntu arakomanze. Oba ahita ahaguruka akajya kureba, batekereza ko yaba ari uwo musore nyine uje uzanye iyo modoka. Oba bagifungura agasanga nyine ni umusore umwe muri babandi bamutereta. Oba ahita ashaka gukubitaho urugi ariko nyamara uyu musore akanga akinjira. Uyu musore abwira Oba atari ko se ubu koko iminsi yose ishize kubera iki wanze kunyitaba?
ni ukubera se wa musore wundi twigeze guhurira aha ngaha? Oba ati ntabwo ari we, ariko rwose ntabwo ibyo byose mbirimo. Uyu musore ati none se mbwiza ukuri, ni iki rwose ubona ntujuje? Ndagukunda bya nyabyo, nkwitaho, nguha umwanya, nguha impano, ni iki rwose unkeneyeho ntakora? Oba ati nta na kimwe, ariko nyine ntabwo nyine ubwo iby'urukundo bindimo. Oba rero ahita amubwira ati genda ahubwo nari mfite ibintu byinshi ndi gukora, nta mwanya mfite. Aramusohora maze agafunga. Aba bakobwa rero babona rwose ko bikabije kubera ukuntu Oba aba yarabuze amahitamo muri aba basore bose baba bamutereta. Ahisa rero Mado ndetse na Justin bamukorera inama maze rwose bakamufatira icyemezo. Baramuhamagara mu cyumba rero maze akicara bakamubwira bati ubu rero rwose tugiye kukubwira umwanzuro twafashe. Oba ati nari mbizi ko rwose mwankoreye inama. Mado ahita amubwira ati ugomba guhitamo umusore umwe mu basore bose ufite ubu. Oba ati ntabwo bishoboka, nta n'umwe nkunda muri bo. Justin ahita abaza ati harya ubundi ni bangahe? Ahise ati ni 5 bose. Bahita baseka maze Justin ati niba rero guhitamo byakunaniye, twebwe turaguhitiramo umwe muri bo. Oba ati hoya, ntabwo ibyo bintu mwabinkora. Mado ati ariko ubundi nkwibarize, mu basore bose bari muri iyi si wabuze umusore n'umwe ukunda? Oba ati nyine ntabwo nabuze n'umwe nkunda, njye mfite umusore nkunda ariko we rwose ntacyo bimubwiye, ntabwo abyitayeho. Justin ahita avuga ati ariko ubundi uwo musore we ni muntu ki? Uwo musore rwose ni umuhombyi, ni impumyi, ni gute umusore adashobora kubona ko umukobwa mwiza nkawe amukunda? Nyamara nyine Justin aba ari kwivuga kubera yuko niwe nyine Oba akunda kandi utabibona. Justin rero ahita abwira Oba ati njyewe rwose icyamunyereka, ati cyakoze namugaya rwose, none se ubwo ntabwo abona? Nta nubwo abona se ukuntu uri ikizungerezi? Oba rero ahita aseka maze n'aba bose bagahita baseka. Bahita rero bamubwira bati tugomba kuguhitiramo byanze bikunze. Bahita bamubwira izina ry'umusore umwe rero bamuhitiyemo muri aba bose. Oba agahita avuga ati hoya, ntabwo rwose mbyemeye. Bati twagufatiye icyemezo kandi turi 3, ugomba kucyubahiriza. Kubera ko rero baba bariyemeje rwose yuko bagomba kuzajya bubaha icyemezo cyafashwe na 2 muri bo. Oba nyine abura amahitamo akavuga ati nta kibazo nimumuhitemo, ariko rwose mubimenye ko ntamukunda. Ku rundi ruhande ariko wa musore w'inshuti ya Aisa aba ari we nyine ari muri salo maze akabona abantu barimo amafaranga barinjiye. Binjira bamubwira bati rero turashaka amafaranga yacu kandi bitarenze uyu munsi. Uyu musore rero urimo abantu bose imyenda ahita abwira aba bantu ati ntimuhangayike, ku mugoroba rwose ndabaha amafaranga yanyu. Baramubwira bati turagaruka ariko nitutayabona urareba icyo turi bugukorere. Uyu musore rero ahita yigira inama y'ukuntu rwose yaza gukura amafaranga kuri Aisa. Ahita rero afata bande maze akizirika ukuguru kose. Ahita ajya kureba rero Aisa kandi akagenda acumbagira rwose nk'umuntu ufite ikibazo ku kuguru. Abagitunguka Aisa aba yicaranye nyine na bashuti be baje kumureba. Ahita abwira uyu musore ati imodoka yanjye iri hehe? Uyu musore ati mbabarira uze tuvuganire ahiherereye. Aisa ati mbwirira aha ngaha nkeneye kumva icyo ushaka kuvuga. Uyu musore ahita akomeza ajya mu cyumba ati nakubwiye ngo turavuganira mu ibanga. Aisa rero amureba ku kirenge maze akabona ari gucumbagira, ahita ahaguruka maze akajya kumwumva. Abakimugera imbere ati iyi minsi yose wabaga he? Ntabwo witabaga telefone, ntabwo wampamagaraga, kuki utanzaniye imodoka kandi naraguhaye ibikenewe byose? Wansabye ibyangombwa ndabiguha, wansabye amafaranga ndayaguha, ni iki se kandi cyaburaga kugira ngo unzanire imodoka? Uyu musore ati wowe uri kumbaza imodoka nkaho rwose wakwitaye ku buzima bwanjye, uzi ko nari mpfuye Imana igakinga akaboko. Ahita azamura ipantaro maze akamwereka ha hantu yashyize ikibande. Aisa ahita agira ubwoba maze agahaguruka akicara iruhande rw'uyu musore ati sheri
kubera ko utambwiye ko rwose ari uko umeze, wabaye iki? Uyu musore turabona mva kuzana nyine imodoka, navuye kuri polisi maze mfata umuhanda werekeza hano, nageze mu nzira rero abajura barantangira, bashakaga nyine kunyiba iyi modoka, barampondaguye rero maze imodoka barayinyaka, banyaka na telefone yanjye, nakomeje gushaka kurwana nabo maze bandasa ku kuguru, ubu rwose nibwo nyine ubona ndi kugenda ncumbagira, nari mpfuye, iyi minsi yose nyimaze mu bitaro, ahubwo nari nje kukwaka nyine ibihumbi 200 kugira ngo bajye kunkuramo isasu. Ahise ati isasu riracyakuri mu kirenge? Uyu musore ati yego nabikubwiye ahubwo wowe ntabwo wabyumvaga, wakomeza kumbwira ko ushaka imodoka yawe. Uyu mukobwa rero ahita ahaguruka ajya kumushakira amafaranga, hagati aho ariko ba bagenzi ba Aisa bose baba bari ku muryango bari kumviriza. Ahise arahaguruka maze uyu musore agahita amubwira ati unyongereho n'ibindi bihumbi 100 kugira ngo rwose mbashe kwiyitaho. Ahise ati nta kibazo ndayaguha. Justin rero ahita ananirwa kwihangana, uba rwose urambiwe ubutekamutwe bw'uyu musore. Bahita binjira bose maze Justin akamubwira ati aya rwose ntabwo uri buyarye, ayo wariye warayariye, wa mutekamutwe we, wa mutubuzi we. Ahise ati hoya nimumureke ararwaye, ntabwo mureba ko afite igikomere. Justin ati ndabizi neza uyu musore ni umutekamutwe, reka mbyirebere ndebe koko ko agifite. Ahita rero amufata ku ngufu akaguru maze agakuraho ya bande, bagasanga rwose uyu musore nta kintu na gito yigeze aba, habe n'akantu na gato n'agakomere na gatoya afite. Ahise arumirwa maze rwose agatangazwa n'ukuntu uyu musore aba ari kumutekera imitwe. Ahita amubaza ati mbwira rero imodoka yanjye iri hehe, wa mutekamutwe we, wa mubeshyi we. Ahise rero ararira maze bikamurenga ukuntu uyu musore yahereye kera amutuburira, aramubaza ati ariko ubundi wowe ntabwo nigeze ngukunda bihagije, hari icyo ntaguhaye, hari icyo ntagukoreye, naragukunze nguha byose, none wowe wari umutubuzi, nyamara inshuti zanjye zibimbwira nanga kumva. Justin ahita afata uyu musore akamusohora hanze ati nutinda turaguhamagarira polisi bagufunge, ihute rwose kuko uri kuntera umujinya. Ahise rero asigara rwose mu gahinda, ariko nanone agashimira Justin rwose umutabaye. Justin rero ajya mu gikoni gufata amazi yo kunywa maze Oba akamukurikirayo, ahita agenda akamuhobera cyane maze akamubwira ati ni ukuri uri marayika murinzi wa buri wese, urakoze rwose kuba utabaye Aisa, iyo ataba wowe yari kuzaguma muri ibi kugeza igihe uriya musore kuzamumariraho buri kintu cyose afite. Justin ati nawe urakoze rwose gushima. Justin ahita abaza Oba ati none se ku ruhande rwawe wowe nyine umeranye ute na wa musheri wawe mushya twaguhitiyemo? Oba ahita yijima ati ariko se wowe ntabwo nakubwiye ko rwose ntamukunda habe na gatoya? Ati n'ubundi byaranze, uretse kwijijisha rwose nkabereka ko nta kibazo, ariko ntabwo mwiyumvamo. Justin rero nanone ajya kwicara muri salo maze Oba akongera akamusangayo, aragenda akamwicara imbere maze Justin akamubaza tumeze ute? Oba ati meze neza, ariko hari ikintu cy'ingenzi nshaka kukubwira kandi rwose nkimaranye iminsi, ndumva nintakivuga nshobora nko kuzashwanyuka. Justin ahita aseka ati ntumbwire se kuri igisasu kiri hafi guturika? Oba ati cyane rwose niko bimeze. Oba arahita atangira ati maze iminsi, maze yaba amaze kuvuga gutyo gusa telefone ya Justin ihita isona. Justin ahita yitaba maze akabura umuntu baba bari kuvugana, ati meze neza, ati wowe se umeze ute? Uyu muntu abaza Justin ati none se uri kumwe nande? Justin ati ndi kumwe nyine na wa mushuti wanjye, nako ni sister wanjye, urebye ni byose. Ati ndi kumwe nyine na Oba. Oba rero ahita yijima kubera ukuntu aba yumva Justin we rwose amufata nk'inshuti isanzwe ndetse amufata nka sister we. Justin ava kuri telefone rero maze agahita abwira Oba ati mbwira harya ibintu wari ugiye kumbwira mbere yuko yitaba telefone?
Opa rero aba yabivuyemo ahita amubwira ati oya ntacyo, nta kibazo rwose, nta kintu nari ngiye kukubwira. Kwa kwezi kutarashyira rero Beni ubwo ni wa sheri wa Mado w'umusitari amwambika rero impeta, gusa nyine mu ibanga rikomeye ku buryo n'izi nshuti ze zitaba zihari. Ntabwo rero rwose Mado ajya yiburira, ahita nyine ajya live maze akabereka, gusa nyine yereka aba bashuti be gusa, akabereka iyi mpeta ukuntu imeze. Justin ahita amubwira ati umva nkubwire rero, uramenye utaza gupostinga aya mafoto, urabizi ko na mbere aricyo mwapfuye. Ibi bintu nyine bibe ibanga ryawe, ntuze kubipostinga ko bakwambitse impeta ngo maze uvuge n'uwayikwambitse. Nizere ko ibintu twavuganye ubyibuka. Mado rero ati ndabyibuka cyane, ntabwo rwose ndi bubipostinge, ariko ndishimye cyane ntabwo mwabyumva, ubundi ni mwe banjye. Justin wowe rwose ugomba kumbwira icyo unywa maze nkakikugurira, kubera ko uri intwari yanjye muri byose. Ibyo mwambwiye byose byasohoye, ndabakunda cyane mubyumve, gusa ndashyushye ndumva nshaka kuza nyine kubabwira inkuru zose turebana, maze nkanabereka iyi mpeta. Bose rero baba bashyushye bari kuvuza induru bati turakwishimiye cyane, ni ukuri nimukomeze mutere imbere, kandi tubifurije kuzagira urugo rwiza rwose igihe muzakorera ubukwe, turabakunda cyane bikabije. Ntabwo rero rwose atinzamo Mado ahita n'ubundi yitegura tumva ngenje kubareba kuko sinakwihangana. Arambara rero maze akaza yiruka, akaza rwose kubereka ibi byiza bye. Mado rero aba bose nyine abasanga mu cyumba, maze rwose si ugusakuza bakivayo, bahita rero batangira kubiserebura, barishima maze bakishimira rwose intambwe Mado yateye. Umunsi rero wakurikiye hari rwose umusore witwa Patrick. Uyu musore aba akunda cyane Aisa, ariko aba yarabuze rwose aho ahera kugira ngo abe yanamubwira ko amukunda, kuko rwose bamutinya cyane. Uyu musore rero atega Justin ari gusohoka kwa ba Aisa, maze agahita amubwira ati ndagushaka. Justin aramubwira ati injira mu modoka maze tuvugane. Uyu musore yinjiramo maze akabwira Justin ati mbabarire, ibintu ngiye kukubwira rwose birakomeye. Uyu musore rero aramubwira ati njyewe nitwa Patrick, ati nsanzwe nkuzi n'abari abakobwa b'inshuti zawe bose ndabazi, ariko nkunda Aisa ku buryo udashobora kubyumva, ariko nyine kumubwira ko mukunda byarananiye. Ndifuza ko rero rwose wabimfashamo. Justin ati ntabwo byashoboka. Uyu musore aramwinginga ati noneho reka ngusabe serivisi, nka nimero ye maze nzabyikorere, ndumva rwose nifuza kumubwira ko mukunda nubwo binteye ubwoba. Justin rero yitegereza uyu musore, maze rwose akabona uyu musore acishije bugufi, acishije make kandi ni umusore witonze, ahita rero amuhereza nimero za Aisa, maze akamubwira ati ariko ntabwo ari njye naziguhaye. Patrick rero agatangira kujya ahamagara rwose Aisa bakavugana nyine, batangira no kujya basurana, gusa nyine baganira ibintu bisanzwe. Uyu musore rero umunsi umwe aba yicaranye na Aisa, maze akamubwira ati ni ukuri nababajwe no kumva rwose ibintu byakubayeho, ati uriya musore ni ikigwari, arifata akatuburira umukobwa mwiza nkawe. Naho rwose njyewe nabuze n'umukobwa twakundana, none we yirirwa atuburira abakobwa beza nkawe. Aisa rero araseka ati koko se wabuze umukobwa mukundana? Uyu musore ahita amubwira ati yego, n'uwo nkunda rwose kubimubwira byarananiye. Aisa ati nawe ntugakabye, uzamwereke nyine urukundo, umwereke ko rwose atandukanye n'abandi, ubundi uzamubwire ko umukunda, humura bizacamo. Baba bicaye rero icyo gihe bari kuganira, maze wa musore nyine w'umutubuzi watuburiye Aisa akaba arinjiye, ati ariko sheri kubera iki nsigaye nguhamagara ntiwitabe, nimero yanjye we warayiborotse? Aisa ahita ahaguruka n'umujinya ati wowe uri nkande umbaza ibyo bintu, sinkeneye no kukureba mu maso.
uyu musore rero ahita azamura umupira maze akamwereka amatuza ati ntabwo nkumbuye koko, ntabwo ukumbuye iyi bogari yawe? Ayisa turetse no kugukumbura nta nubwo nkeneye no kukubona. Patrick rero ahita ahaguruka atumva nkubwire sohoka muri iyi nzu gira vuba, ntabwo wumvise ibyo Ayisa yakubwiye? Uyu musore ahita abaza Patrick ati ubundi se wowe urinde? Patrick ati nyine njyewe ndi umusore ukubwiye ngo sohoka muri iyi nzu kubera ko Ayisa ntabwo agukeneye. Uyu musore rero w'umwese arakomeza kwensista ashaka rwose kujya kurwana, maze Patrick agahita amukubita ingumi imwe, uyu musore rero ahita agwa hasi, maze Patrick agahita ahamagara Justin ati ngwino umfashe dusohore iyi puberi. Baramuterura rero maze bakagenda bakarambika hanze, binjira mu nzu Patrick ndetse na Justin bakarebana maze bagahita baseka bati urabona ukuntu aba yigize akaraha kajya hehe abangamira Ayisa. Ayisa rero nawe ahita aseka maze agahita avuga ati ubundi umusore ni uyu nguyu ubasha kunyitaho akandinda igihe cyose ndi mu byago, ati mbega umusore, ati uyu musore ni igitangaza. Patrick rero none ahita atera intambwe maze akegera Ayisa akamubwira ati ihangane rwose, ihangane komera. Ayisa rero ahita ahobera uyu musore cyane kuko rwose aba yumva amutabaye. Uyu musore rero nawe ntiyihangana ahita yegera Ayisa maze akaba aramusomye. Bahita bongera bagahoberana maze uyu musore akabwira Ayisa ati ndagukunda cyane kandi humura njye rwose niteguye kukuba hafi, ntabwo nzakubera nka kiriya kigwari. Ayisa rero ahita amureba mu maso ati none se iki gihe cyose umaze umpamagara tuvugana warankundaga? Patrick ati yego ndagukunda cyane, ahubwo nari narabuze aho mpera mbikubwira, nyamara ni nawe wanteye kuraje umbwira ko ngomba kwereka umukunzi wanjye ko rwose mukunda kandi mutandukanya n'abandi bantu. Njyewe rero rwose nditeguye kukurwanirira bibaye ngombwa, ndagukunda cyane. Ayisa rero nawe ahita amuhobera ati nanjye rwose iminsi mike tumaranye ndakwishimira kandi mbona uri umusore wo kwizerwa. Justin rero ahita yishima maze akababwira ati ndabishimiye rwose kandi mbahaye umugisha. Bahita rero batangira ubwo nyine maze noneho bakajya basohokana nyine nk'abakunzi, gusa uyu musore aba azi gutanga keya cyane, asohokana ahantu heza Ayisa kenshi rwose, kandi iyo bahuye uyu musore aba amuteruye, aba ari kumukorera nyine utuntu twiza ku buryo Ayisa ahita yumva yaribagiwe wa musore wamutuburiraga. Umunsi umwe rero ahise ahamagara Justin maze akamubwira ati nyamara twakomeje kubikubwira kuri marayika murinzi, reba ukuntu twese wagiye udufasha kugira ngo duhure n'abakunzi bacu ba nyabo. Ati ndagushimiye rwose kuba warampuje na Patrick, yarabimbwiye ko ari wowe wamuhaye nimero ku bwa mbere. Uyu musore ndamukunda cyane kandi noneho ndishimye mu rukundo, ndumva rwose nezerewe. Justin ati nibyo mbifuriza, nanjye ndishimye ko mwese mumeze neza. Hashira iminsi rero maze aba bakobwa bakicara bose bagatekereza maze bakavuga bati Justin rwose twese yaduhaye ibyishimo, yadufashije kubona abakunzi b'inzozi zacu, nyamara we rwose ari wenyine. Ubu rero nawe ni igihe cye nyine kugira ngo rwose tumushakire umusheri. Babyumvikanaho rero bose uko ari batatu, nyamara ariko rwose Oba uretse kububaha ntabwo aba abishaka. Batumira rero Justin maze bakicarana. Justin ahita ababwira ati ndishimye ukuntu buri umwe wese yishimye muri mwebwe, ati rwose nakoze akazi gakomeye, ubu groupe yacu imeze neza. Mada ahita amubwira ati yego imeze neza ariko harabura ikintu. Twaricaye tubitekerezaho dusanga we nta mukunzi ufite, ukwiriye rero kugira umukunzi. Justin ati ariko mwese ndabafite uko muri batatu, rero rwose mumba hafi, sinumva impamvu nkeneye undi mukobwa mu buzima. Bati hoya, ukeneye wa muntu nyine ubwira ibikubabaza, ubwira ibigushimisha, wa muntu nyine musangira byose, wa muntu w'umwihariko utameze nkatwe.
bati kandi twarangije kubyemeranyaho, urabizi nyine amategeko ya gurupe yacu, aho batatu bateraniye bakemeza ikintu, ubwo uwo bavuze nta jambo aba afite. Justin ati niko bimeze se? Ati nta jambo mfite. Bati yego, gusa nyine Oba we ntabwo aba abishyigikiye neza. Maduro ahita abwira Justin ati kandi kubera ukuntu dutekereza ibintu tubishyira no mu bikorwa, Aisa rwose yarangije gutekereza umukunzi twaguha. Justin ahita aseka ati koko se? Maze Oba ati ntabwo ariko ngewe mbishyigikiye, ubwo se uwo mukunzi baramutse batabyumvise kimwe, we nyine aba yumva bari kumukura amata mu kanwa. Ahise ahita ababwira ati ntabwo ari ngombwa ko nyine amubona agahita amukunda, gusa nibitemera tuzamushakira n'undi mukobwa, turahari kandi abakobwa barahari, tuzamushakira kugeza igihe azabonera uwo bahuza neza. Kubera ko rero muri iyi gurupe amategeko n'amabwiriza biba bikurikizwa, nta yandi mahitamo Justin aba afite uretse ayo kwemera nyine igitekerezo cyabo. Ntabwo rero batinzamo, buracya rwose bakamuhuza na wa mukobwa nyine baba bamurangiye. Justin yicarana na Sandra, niko uyu mukobwa aba yitwa, bicarana muri salo maze bakabura ijambo na rimwe bavugana. Ahise rero ahita aza maze akabwira Justin ati uyu rero ni Sandra nakubwiraga, Sandra nawe uyu ni Justin. Justin ahita abwira Sandra ati uri mwiza cyane, ariko nanone ntiwite ku magambo nyine bano bakobwa bakubwira. Sandra nawe ati nawe uri bogari, ahubwo birenze rwose uko bakumbwiraga. Bahita rero batangira kuganira nyine, gusa bakaganira ibintu bisanzwe. Justin rero ahaguruka agiye kuzanira Sandra icyo kunywa, maze ahise asigara abwira Sandra ati wamubonye se? Sandra ati mbega umutipe mwiza, ati ni mwiza cyane. Ahise ati nabikubwiye ko uzamukunda, gusa nyine ariko hari kondisiyo, niwibeshya ukamubabaza ndakubwiza ukuri rwose nzakuvunagura, ikindi kandi wibuka ko ndi umwavokate, nzanagukurikirana mu mategeko, njye ntugire ngo bizarangirira aha. Uriya musore umurebe wirebe, ntabwo rwose ugomba kumukorera ikintu kimubabaza. Sandra rero ahita aseka ati izo kondisiyo zose si ubwo nzashobora kuzubahiriza? Ahise ati ugomba, ni itegeko ntabwo ari ukubigusaba. Sandra rero ahita aseka ati humura rwose ntabwo nabikora. Sandra rero amara gutaha maze ahise akajya kureba Oba. Oba rero rwose uba wararakaye yarafuhiye umukobwa birenze. Ahise rero aramubwira ati Sandra yishimiye cyane rwose Justin, ndetse rwose yavuze ko akeneye kumumenya birenzeho, iriya couple izaryoha nibamara kumenyana neza. Oba rero ahita arakara ati ngewe ntabwo ariko mbibona, ntabwo rwose bizemera, arashaka kumumenya se? Urumva azamumenya nk'uko tumuzi? Ahise ati ntabwo ari nk'uko tumuzi, ariko nanone nawe azamumenya. Oba ati urumva se ubwo azahera hehe? Ati reba icya mbere, ntabwo rwose azi ibyo Justin akunda, ntabwo azi ngo akunda kurya ibihe biryo, ntabwo azi ko iyo Justin aryamye agona, nta nubwo azi ko kandi iyo Justin ahindukiye akaryamira urubavu rw'ibumoso atongera kugona, nta kintu cye na kimwe azi. Ubwo se urumva bazahuza bate? Oba akomeza abwira Ahisa ati njyewe rwose ntabwo mbishyigikiye, ati kubera yuko Justin akeneye umukobwa bamenyeranye, umukobwa nyine afata nka sister we, umukobwa kandi afata nk'inshuti isanzwe, umukobwa umuzi, umusobanukiwe, umwumva, uzi ibyo akunda n'ibyo adakunda, mbese akeneye umukobwa rwose baziranye kandi cyane. Ahise rero ahita abaza Oba ati ariko wagira ngo rwose usoma ibyo atekereza, none se ibitekerezo bya Justin wowe urabizi? Ahise rero bakomeje kwitegereza rwose
Opa ahita amubaza ati ariko ubundi mbwiza ukuri ukunda Justin? Opa ati ndamukunda nyine si umushuti wacu se? Ati ahubwo icyo kibazo mbaza ni bwoko ki? Ahise ati ntabwo ari byo nkubaza, ndakubaza uramukunda nk'umusheri wawe kuko rwose biragaragara mu maso no mu magambo uvuga. Opa ati hoya ntabwo rwose ari byo, gusa nyine aba ari kubivuga atitimanga ubona adatekanye adatuje. Ahise ahita yigendera maze akamubwira ati nabibonye ukunda Justin kandi nyine niba umukunda uzabimubwire, ni akazi kawe bazamutwara rwose uraho ukanuye. Hashira iminsi rero maze Mado ndetse rwose na Ben sheri we wa musore nyine w'umusitari batumira rero aba bakobwa ndetse n'abasore b'inshuti zabo kugira ngo rwose bicare nyine baganire kandi bababwire inkuru nziza baba babafitiye. Baricara rero bari gusangira, buri wese rwose aba yicaranye n'umukunzi we. Justin aba ari kumwe na Sandra, Aisa aba ari kumwe na Patrick, naho rero Oba aba ari kumwe nyine na wa musheri we bamuhitiyemo ariko aba adakunda habe na gato. Ben rero arahaguruka maze agafata ijambo akababwira ati nifuzaga no kubabwira inkuru nziza, jyewe rwose na Mado twemeranyije ko tugomba gukora ubukwe noneho maze tukabana rwose byemewe n'amategeko. Bose rero barishima maze bagakoma mu mashyi bati turabishimiye ni ukuri nimukomeze mutere imbere. Gusa nyine Ben arababwira ati gusa nyine hari kondisiyo gusa twayumvikanyeho na Mado, twumvikanye ko tugomba kuzakora ubukwe mu ibanga rikomeye ari twebwe namwe inshuti zacu, nta binyamakuru bigomba kuba bihari, nta makamera, ntabwo dushaka ko ibintu byacu nyine bizajya hanze. Ben ahita abaza Mado ati sibyo se sheri? Mado ati cyane rwose mukunzi, twarabyumvikanye kandi humura ubu ntabwo nkiri wa Mado wa kera. Bose rero bahita bishima maze Ben agahita abwira Oba ati kandi ni wowe twashinze ko ari wowe uzategura ibirori byacu. Oba rero ahita yishima cyane maze Aisa agahita abaza Patrick ati mbwira rero wowe uzamporopoza ryari, twebwe ubukwe bwacu ni ryari? Patrick ati humura ni vuba cyane. Aisa rero aseka ati uzibeshye utinde nzakwiproporeza kandi njye ninguporopoza nzabishyira ku mbuga nkoranyambaga abantu bose babibone. Bose rero bahita baseka maze bakabwira Aisa bati kandi rwose wowe wabikora. Patrick ati humura ntabwo rwose bizagera aho ngaho. Aisa rero ahita akomeza avuga ati nyine nizere yuko nanone kandi hazahita hakurikiraho Justin ndetse na Sandra, nabyo kandi tuzabishinga Oba azaba ari utegura biriya birori. Oba rero uba ufushye anarakaye ahita avuga ati hoya icyo gihe ntabwo nzaba mpari rwose, nzaba mpuze, nzaba mfite ibintu byinshi byo gukora. Aisa aseka cyane ati ariko se nkubaze Oba, nta nubwo baravuga itariki none utangiye kuvuga ko utazaba uhari, ubibwiwe n'iki se kandi utaramenya n'umunsi rwose Justin na Sandra nabo bazakorera ubukwe? Oba rero ahita ababwira ati ntabwo mbyitayeho gusa ndabizi neza ko icyo gihe rwose bazashyiraho icyo ari cyo cyose ntabwo nzaba mpari. Baraseka rero bose maze bakarebana. Sandra rero ajya mu gikoni agiye kuzana amazi yo kugira ngo ahe Justin. Oba rero amukurikira maze akamusangayo. Oba ahita amubaza ati ariko ubundi ufite gahunda ki kuri Justin? Sandra ati hari ikindi se, ni ukumukunda nyine kandi cyane. Oba ati none se ubundi ukunda abasore bameze bate? Sandra ati nkunda abasore nyine bihagazeho, wa mugabo nyine nyamugabo nuwo nkunda. Oba ati nyine buri mukobwa wese aba yumva akunda umugabo nyamugabo, ariko se ubundi nkwibarize wowe nyine uri mukobwa ki watuma rwose uwo mugabo nyamugabo amukunda? Sandra ahita amubwira ati ariko ubundi kuri kumbaza ibibazo byinshi, ahita yifatira amazi maze akigendera. Gusa nyine Oba n'ubundi asigara arakaye. Oba aba yarafushye mu buryo bugaragara nta nubwo aba akibasha kubihisha.
Umunsi umwe rero n'ubundi izi couple zose ziba zongeye zahuriye kwa Justin. Opa rero ajya kubazanira keke maze akagenda agakata ibipande bibakwiriye bose, ariko havuyemo Sandra. Araza rero bose akabahereza, maze Sandra yajya gufata Oba agahita afata nyine icyo gipande kiba gisigaye, ahita yicara maze Mado akamubaza ati Oba, kubera icyo utazaniye na Sandra? Oba ati ntabwo nari nzi ko ari we ahari, kubera ko rwose ntabwo ari umwe muri twebwe. Mado ati nyamara n'umwe muri twe, nose niba akundana n'umushuti wacu, urumva nawe atari muri famiye yacu? None se ubundi niba utamutekerejeho, kubera iki wazaniye Patrick we wamuzaniye? Opa rero ahita aceceka, maze Mado agahita amubwira ati genda vuba nawe ujye kumuzanira. Opa ati ntawe najya, niyo wagira ute, ntabwo rwose namuzanira. Opa rero rwose uba bamaze kurakara, ahita abwira Ayisa ndetse rwose na Mado ati n'ubundi ni mwebwe mwazanye uyu mukobwa muri uru rugo, maze muraza rwose mumuhuza na Justin, ni akazi kanyu rero nimugende mumutegurire. Ayisa ati ariko ibyo bintu twabyumvikanyeho turi batatu kugira ngo tubahuze. Opa ati ngewe ntabwo nari ndimo, nta nubwo rwose mbishyigikiye. Bose rero rwose babona ko harimo ikibazo, maze bakabwira Opa bati rero ukwiriye rwose kwicarana na Sandra, maze niba ari ikibazo mufite mukagikemura hagati nyine yanyu. Opa ati ngewe ntabwo nakwicarana n'uyu mukobwa, ntabwo rwose mushaka, nta nubwo nkeneye gukomeza kumubona noneho ari kumwe na Justin. Bose bararebana n'ubundi baba bari kwibaza rwose ibiba, maze bikabayobera. Abashyitsi rero bamara gutaha, maze Justin, Ayisa ndetse rwose na Mado bahamagara rero Oba, maze bakicarana mu cyumba, baramubwira bati niki kitagenda, ko rwose muri iyi minsi wahindutse, usigaye ugira umunabi, ntabwo ukishima, bimeze bite? Kubera utishimira Sandra, hari icyo mupfa se? Oba ati mumbabarire mwese kuba rwose navuze nabi, wagira ngo ntabwo yari jyewe, gusa ko wagira ngo hari ikintu cyari kiri kumvugiramo. Mumbabarire rwose, nakoze amakosa ariko mumbabarire. Justin akomeza kumubwira ati ngaho tubwire rwose ikibazo ufite, tubwire ikitagenda, tuguteze amatwi. Mado rero ahita abwira Oba ati kandi ibyo bibazo byose byatangiriye igihe Justin yatangiriye gusohokana na Sandra. Ayisa nawe ahita yungamo ati nyamara rwose reka nkubwire Oba, ukunda Justin, bitubwire kandi tubwize ukuri. Oba rero nawe ahita amera nk'usaze ati atari mwebwe se, igihe nahereye cyose nshaka kuganira namwe, ariko nyamara ntimwigeze mumenya icyo ntekereza, ntimwigeze munyumva, mwese rwose wabonaga mutitaye kuri santima zanjye. Justin we rero aba yumiwe ati none se ubundi ni Justin ngewe muri kuvuga cyangwa muri kubeshya? Justin ahita abaza Oba ati Oba, nibyo se koko urankunda? Oba ati cyane. Ati gusa wagira ngo nawe ntureba, wagira ngo nta bwenge ufite, gusa uko wagira ngo uri impumyi. Ayisa ati none se ubundi byatangiriye ryari ukunda Justin? Oba ati ntababeshye, ntabwo rwose nzi igihe byatangiriye. Bose rero batangira kubwira Oba bati kubera iki wabiduhishe, kubera iki rwose utabivuze? Oba ati nari kubivuga mbihereye he, kandi mu mategeko ya gurupe yacu rwose harimo ko nta kintu umuntu agomba gukora cyatuma isenyuka. Numvaga rero nimbivuga izahita isenyuka, kuko rwose numvaga Justin atazongera no kunyisanzuraho, kandi mwese muzandakarira maze mukandeba nabi. Mado ati ntabwo rwose ibyo bintu nabyemera, ukuntu ubusanzwe wisanzura none wananiwe kuvuga yuko ukunda umusore, iki gihe cyose wirirwaga uvuga ngo ni marayika murinzi wawe, waramukundaga ariko ntubimubwire. Justin rero waba yumiwe, aba yacecetse, nta rindi jambo rwose yongeraho.
buracya rero maze Sandra akaza kureba Justin, gusa Justin rwose noneho ntabwo aba yishimye, ibitekerezo biba byamutwaye, ubona rwose ameze nk'udahari. Sandra rero aramubaza ati ko mbona rwose utishimye bimeze bite? Justin ati nta kibazo na kimwe mfite. Sandra ati wimbeshya, ibyawe rwose na Oba narabyumvise, burya narabumvirije ibintu mwavuganaga muri mu cyumba muvuga ukuntu nyine agukunda, kandi nanjye nari narabibonye, narebaga rwose ukuntu murebana nkabona si ibisanzwe, nawe kandi umwiyumvamo, uburyo umufata, uburyo umureba, uburyo uhorana ibitabo yaguhaye ubisoma, ntabwo rwose bisanzwe bigaragara ko umukunda, kandi nanjye ntabwo nshaka guhangana kubera ko ndabizi ninjye nazahomba, n'ubundi hagezweho igihe cyo guhitamo, ndabizi neza ko atari igihe wahitamo, ni jyewe wahitamo se? Justin ahita aceceka. Sandra ati nari mbizi wahitamo n'ubundi rwose Oba. Justin ati rwose rega ibyo byigeze kuba kera, nigeze kumukunda ariko ntabwo nshaka kubizura, ibyo byararangiye rwose, ntabwo nshaka kongera kubigarura. Sandra rero ahita yihagurukira maze akamubwira ati komeza wibeshye, ntabwo urinda ubizura kuko birahari, ni akazi kawe rwose. Oba rero rwose abona kuguma muri iyi gurupe atazabishobora kandi akunda Justin, ahitamo rero gufata varize ye maze akabwira aba bakobwa ati njyewe rwose mbavuyemo, nanze gusenya ubucuti bwanyu, niyo mpamvu nacecetse ngakomeza gakunda Justin mu ibanga. Maduro rero ahita amubwira ati n'ubundi wabirangije wabusenye, none se niba ugiye ubundi urumva utadusenye, ntabwo rwose wakabaye ugenda. Gusa nyine Oba aranga maze agasohoka, agera hanze rero agiye gushyira varize ze mu modoka maze agahita ahura na Justin. Justin rero ahita amutangira maze rwose akamubuza kwinjira mu modoka. Oba rero ahita amubwira ati ndeka nigendere, sanga uriya mukobwa ukunda ngo ni Sandra. Justin rero ahita abwira Oba ati hoya rwose ntabwo ugomba kugenda, gusa nanone ndakubwiye ngo ntuzongere kumbabaza ukundi, uzi imyaka yose namaze mbabaye kubera wowe. Oba ati ari wowe ubabaye se, cyangwa ahubwo ni njye maze imyaka yose mbabaye ngukunda utabibona, nkwereka ibimenyetso ariko ntubibone, wagira ngo uri impumyi, wagira ngo nta bwenge ufite, gusa bose baba barakaye bari kubwirana barakaye. Justin ati ahubwo ni wowe udafite ubwenge, ati ndabona wibagirwa vuba rwose, uribuka mu myaka yashize njyewe nkubwira ko ngukunda maze ukambwira ko bitashoboka kubera yuko udashaka rwose kwangiza umubano dufite muri iyi gurupe, si wowe wampakaniye ukambwira ko umfata nk'inshuti isanzwe gusa. Oba rero ahita abyibuka maze nanone agahita abwira Justin ati umbabarire, burya koko nanjye nabaye indangare, ariko nyuma ya burya naragukunze noneho birandenga, nabuze icyo gukora no kubikubwira birananira kuko nabonaga rwose nta gatekerezo ubona. Oba rero akomeza abwira Justin ati buriya iminsi yose twagiye tumarana byatumye ngenda nkumenya birenzeho, maze menya ko rwose uri umusore w'igitangaza, menya ukuntu uzi kwita ku mukobwa, menya rwose ukuntu wambaga hafi, ukuntu nyumva, ukuntu duhuza, byose rero byagiye bituma ngukunda. Justin rero ahita amubwira ati none se ko wambwiye ngo tugume turi inshuti gusa, noneho ubu nabaye inshuti yawe kurushaho, ubu urumva nabigenza nte? Oba ati ntabwo nshaka kukubwira ngo ureke kuba inshuti yanjye, ahubwo ndi kugusaba kugira ngo ube noneho ikirenze ku nshuti yanjye, ndakwinginze rwose ongera witekerezeho maze wumve niba mu mutima wawe nta dusantima twaba turi kure, maze tuzure rwose njye nawe twongere twiyumvanemo. Justin ahita amubwira ati ntabwo rwose ari ngombwa ko mbizura kuko ntaho byagiye, nakomeje kugukunda kuva icyo gihe cyose, nuko nyine nk'umuntu w'umugabo nihagazeho kuko nabonaga utabirimo, nanze rwose kukubangamira, ariko ndacyagukunda kandi urukundo nagukundaga ntaho rwagiye ahubwo rwakomeje kwiyongera. Oba ahita amubaza ati koko se nibyo urankunda? Justin ati cyane, ndagukunda ahubwo cyane birenze, buriya amaso yanjye ntabwo yajyaga ava kuri wowe, ibitekerezo byose nakubwira. Bahita bahoberana rero maze bagasomana.
Sandra rero ahita aza akoma mu mashyi ati felicitasiyo rwose couple y'umwaka. Justin ahita areba Oba nawe akareba Justin ati kandi se Sandra aje hano gute? Sandra ati nje nyine kwishimira intsinzi yanjye, nje kandi kubabwira nyine ngo felicitasiyo kubera ko rwose mwageze ku cyo twahoze tubifuriza. Oba ati icyo mwahoze mutwifuriza wowe nande? Mado rero na Aisa nabo bahita basohoka maze bakabwira Justin ndetse na Oba bati nitwe tubiri inyuma, ibyo byose ni twebwe nyine twazanye Sandra, ariko ntabwo yaje aje ngo mukundane ahubwo yaje kuri misiyo. Twari twarabibonye cyane rwose ko mwese mukundana, twabonye ko Oba akunda Justin ndetse na Justin akunda Oba ariko bananiwe kubibwirana. Twabikoze neza rero kugira ngo Oba rwose atangire gufuha maze noneho atobore abwire Justin ko amukunda. Niyo mpamvu twazanye nyine Sandra. Sandra ubundi ni mushiki wa Patrick, ubwo nyine baba bari kubwira inkuru Justin ndetse na Oba uko byagenze. Twabwiye rero Patrick ukuntu nyine mukundana ariko nta n'umwe uba ushaka kubibwira undi, mwese mubihisha. Patrick rero yahise atubwira ko rwose dushobora gushaka undi mukobwa maze akaza agateretana na Justin, bityo rwose Oba azahita atobora akabwira Justin ko amukunda atazemera kumubura. Patrick rero yahise aturangira mushiki we maze aza kubikora rwose nk'ukora akazi. Niyo mpamvu rero Sandra yaje none kandi dore ko kubyo twari twapanze byose byakoretse. Oba ahita abareba maze akarakara akagenda bose abahondagura kubera ibyishimo aba afite, ati kumbe mwese nimwe mwabinkoze. Bose bati yego. Justin ati mbega ngo muradukina umukino, ariko ni ukuri mwarakoze kubera yuko nkunda Oba cyane, kandi rwose ntabwo nari kuzongera kubona imbaraga zo kubimubwira kuva nabimubwira maze akankatira. Oba nawe ati ni ukuri nanjye ndabashimiye cyane kubera yuko mwatumye nyine ntinyuka kwerekana ko koko nkunda Justin kandi nari maze imyaka myinshi mukunda. Bahita bongera bagahoberana n'ubundi bagasomana maze bagaseka. Aba bose rero bagakoma mu mashyi bati noneho groupe yacu ubu rwose ihagaze neza, buri muntu wese afite ibyishimo bye. Hashira iminsi mike rero maze Patrick agaporopoza Aisa amwambika impeta, ikirori rwose kiba gishyushye biba biryoshye cyane. Ntibitinda rero rwose no kwa Oba nabyo bibuko nyine maze nawe rwose Justin akamwambika impeta. Aba bose rero biyemeza ko bazakorera ubukwe umunsi umwe kubera ko rwose ibyishimo baba babisangiye. Umunsi nyirizina rero w'ubukwe bwabo bose rwose baba bishimye, bakora ubukwe rero rwose bw'igitangaza, gusa nanone nyine mu ibanga rikomeye kubera ko haba harimo couple ya Ben kandi bataba bakeneye ko ibintu byabo bijya hanze. Ubukwe rero burarangira maze bakanafata icyemezo kandi cyo kujya mu kwezi kwa buki mu gihugu kimwe ndetse bakaba no muri hoteli imwe. Izi couple zose ziba zishimye. Patrick ndetse rwose na Aisa baba banezerewe. Ben na Mado nabo rwose biba ari uko. Justin we rwose na Oba bo biba birenze. Justin abwira Oba ati biratangaje ukuntu rwose nagukunze nkikubona ukampakanira, nyamara nyuma nawe rwose bikaza kongera bikikora. Burya ko kuba Imana yaguteganyirije ntaho yajya, gusa nyine ujye umenya ko ngukunda kandi bya nyabyo. Oba nawe akabwira Justin ati nanjye ndagukunda, uri umusore w'inzozi zanjye, ndagukunda cyane rwose. Noneho urukundo rwacu rwavukiye ku bucuti twari dufitanye, urumva ko rwose ni urukundo rwashinze imizi. Aba bombi rero barongera bagahoberana. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe
like, share na comment ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.